ishyirwaho n'abo dukomokaho, ariko kandi igakorwa hakozwe indahiro hagati y'umupfumu n'umuntu cyangwa se hagati ya Satani n'umuntu. Iyi ndahiro rero ikomezwa n'amaraso abiri, amaraso y'ibitambo hakaba n'amaraso y'umuntu witanze mu izina ry'umuryango we. Noneho aya maraso y'umuntu witanze mu izina ry'umuryango we ni ukuvuga ngo si uburozi, si karande, si n'uwamuvuga. We yitwara nabi, agenda mu kigare kitamuha kunguka ibyo afite cyangwa se kunguka uburyo bwo kubikoresha, ahubwo kimurya ibyo afite. Ni hamwe Salomo yavuze ngo ijwi ry'umukanguzi. Kunzi bacu rero turabashimiye aho mugiye muherereye hirya no hino kuri uyu munsi mwiza Uwiteka yaturemeye kugira ngo tuwishimiremo. Turabashimira ko mukomeza kubana natwe nk'uko musanzwe mudukurikira mu kiganiro jewe na Pastor Fred, ariko noneho uyu munsi kugira ngo turusheho gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana twabatumiriye umuvugabutumwa Anicet Niyomugabo. Ni umuvugabutumwa umenyerewe cyane uvuga ubutumwa ahantu henshi hatandukanye, ariko cyane cyane dukunze gukurikirana inyigisho ze kuri channel yitwa Ijwi ry'Umukanguzi. Rero twamuhamagaye kugira ngo aze kudufasha gusobanukirwa bimwe mu byo abakunzi bacu mwadusabye, cyane cyane ku bijyanye na karande n'inyatsi. Nicyo tugiye kuganira kuri kano kanya kugira ngo mwebwe muteze amatwi musobanukirwe aho karande ihurira n'inyatsi ndetse n'aho bitandukanira. Rero mbere ya byose reka mbanze nakire Anicet abasuhuze. Ndabasuhuje. Abarundi baravuga ngo ndabagumbiriye, reka nanjye mvuga ngo yambi. Mugira amahoro abonerwa muri Kristo Yesu. Imana ibahe umugisha. Nk'uko umushumba bivuze, nitwa Anicet Niyomugabo, ndi inshuti yanyu, nicyo kitwicaje hano, kandi dutewe iteka no kubana n'abakozi b'Imana, by'umwihariko Fred. Umushumba we murabizi ko dukunda kubana kuri Dia Wacu TV. Hanyuma Imana iduciriye akanzu. Rero Yesu aduhana umugisha, murakoze cyane. Koze cyane. Fred, nawe wasuhuza abadukurikiye? Ndabashuje cyane mu izina ry'Umwami Yesu. N'ibimenyerewe, amazina ni Pastor Fred Sabiti, hano kuri Dia Wacu TV. Imana ibamere umugisha kandi bagire neza. Yego. Rero kugira ngo ikintu tugiye kuganira, Imana ituyobore, Mwuka Wera aze abane natwe kugira ngo amagambo tuvuga abe amagambo y'ubwenge kandi akomotse ku Uwiteka. Buriya Bibiliya dusoma abantu bayandikaga batazi ko iki gihe tuzaba tuyasoma, ariko babaga bamurikiwe n'Imana mu buryo batabaga bazi, kuko nk'inzandiko Paulo yanditse yazandikiraga abantu runaka, ariko uyu munsi urwandiko rwandikiwe ab'Ikorino, abo mu Rwanda turarusoma rukaba urwacu, ayo Bugande barusoma rukaba urwabo, abo muri Amerika barusoma rukaba urwabo, rwabaye urw'isi yose. Niyo mpamvu natwe tugira ngo Imana iyobore ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kugira ngo ukireba none n'uzakireba ejo hashize azabashe kudukurikira ndetse kizabashe kumwungura. Rero reka dusabe Anicet Niyomugabo abanza dushyire imbere y'Imana. Turagushimiye Imana isumba byose ko wadukunze ukatwiyegereza unyuze mu maraso y'Umwami wacu Yesu Kristo, atugira ibyaremwe bishya ukoresheje urukundo rwawe. Izina ryawe nirishimwe. Amen. Duhamagariye kubwiriza ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza budukiza ibyaha, bwarangiza bukabohora n'izindi ngoyi ziboha umubiri. Turagushimiye rero ko uyu mwanya uduhaye, kandi tugushimiye aba bene data uduhaye kuri Dia Wacu TV kugira ngo tuganire nabo ubutumwa bwiza. Tugusabye imitima yabo kugira ngo ubugingo bwabo bwezwe nawe, kandi imibiri yabo turayiguhaye ngo ibe ibitambo bizima bikijijwe n'Uwiteka, kugira ngo buri muntu wese abone inyungu yo kugukorera mu izina ryawe. Dusenze tugusaba rero imbaraga nyinshi nk'uko usanzwe udukoresha, ariko kandi uri Imana itagira formule ngenderwaho, wanadukoresha ibiruta uko wadukoresheje cya gihe, kugira ngo ugire icyo wubaka mu bantu kandi ugire urufatiro ukomeza. Turagusabye kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo ubutware buturuka mu magambo ava mu kanwa kacu nk'uko wabidusigiye ukabidusezeranya, bugende bukore operation kuri buri muntu wese
urarikiye kumva iki kiganiro, kumvira ijambo ryawe, he kugira uwumva ngo ntahinduke, he kugira ureba ngo ntahinduke. Buri muntu wese akorweho n'ukuboko gukomeye, kwa kuboko kwazuye abapfuye, aba ariko kubana natwe muri iki kiganiro kugira ngo kongere kugira ibyo kuzura. Tubisenze twizeye ku bwa Kristo Yesu none n'iteka ryose, amen. Urakoze cyane nanyubaho pasiteri, ariko niyo nzira uganamo. Oya, ntabwo ariyo nzira, ahubwo naraharenze. Guhamagarwa n'Uwiteka bizumba gusengerwa n'amaboko. Yego. Rero twabahamagaye kugira ngo mudufashe. Ubushize twari turi mu kiganiro cyavugaga cyane cyane kuri karande. Kuri karande twayivuzeho umwanya munini na Pastor Fred, ndetse tunatanga n'ingero zimwe na zimwe z'abantu usanga bafite karande. Ibintu byinshi cyane usanga bitubaho muri iyi si, usanga ari karande. Twaje gusobanura yuko karande bikomoka ku nshinga kuranda cyangwa kurandaranda, ari ibintu muzi bikomoka ku basekuru bacu. Uyu munsi bikaba bitubaho, rimwe na rimwe ntitumenye ibyo ari byo. Aho twatanze ingero cyane cyane nk'hano turi mu kigo cy'Indahigwa Brilliant Academy, iminsi twagiye turera abana, tujya nyine tubona umwana akaza afite ibikoresho byose ariko kwiga bikanga. Wakurikirana no mu miryango y'iwabo ugasanga nta muntu wigeze wiga wenda ngaragiza amashuri 6 yisumbuye, ariko twakora akazi ko kumusengera, twamwirukanaho izo karande z'iwabo, ukabona umwana atangiye kwiga, ubwenge butangiye kujyamo, bigasoza anatsinze neza n'ikizamini cya leta. Amen. Ndetse hari n'izindi tujya duha nazo z'abantu usanga bafite ibyo bibazo bya karande, ariko icyo namaje gusobanukirwa cyangwa uri budufashe ni ugusobanukirwa karande n'inyatsi. Ibyo bintu biherahe, wenda na Sabiti nawe ari budufashe, ariko karande n'inyatsi ibyo bintu bihurira he? Bitandukanye, ko umuntu aravuga ati nagize inyatsi, mfite inyatsi, ndakora amafaranga nayafata akanca mu myanya y'intoki, ndacuruza nk'abandi njye ngahomba, abandi bakomeza bagacuruza, ati mfite inyatsi. Ese inyatsi ni iki? Turi buze kubiganiraho, nyuma ku musozo turi buze no kurebera umuti wabyo waba uwuhe. Murakoze. D'abord kuri karande nibyo nk'uko mwabivuze, ubundi ikintu kibi kibabaje cya karande ivuka mbere y'uko umuntu ufite karande avuka. Ko karande ni ubuzima uza kwakira bumeze nk'ubugutegereje. Yego. Kuko bwa mbere ishyirwaho nabo dukomokaho, ariko kandi igakorwa hakozwe indahiro hagati y'umupfumu n'umuntu, cyangwa se hagati ya Satani n'umuntu. Iyi ndahiro rero ikomezwa n'amaraso abiri, amaraso y'ibitambo, hakaba n'amaraso y'umuntu witanze mu izina ry'umuryango we. Noneho aya maraso y'umuntu witanze mu izina ry'umuryango we, ni ukuvuga ngo abantu babyibuke ko njye mfite amaraso yo kwa sogokuruza. Niba yo kwa sogokuruza twaravutse yaratanzwe, birumvikana ko n'ayanjye yaratanzwe, kuko niho isoko yanjye turuka. Yego. Hanyuma iyo ni karande, igira ibintu byinshi bitandukanye. Reka njye ku nyatsi mumbajishe. Inyatsi, d'abord inyatsi irarogwa. N'uburozi. Yego. Hari umuntu bashobora kuroga inyatsi. Kabiri, aho igitumye mpera kuri karande, inyatsi nanone ituruka mu muvumo. Kandi karande n'ubundi ibyara umuvumo. Yego. Karande ibyara umuvumo, ko karande ituma umuntu uwo ari we wese, iyo ufite karande, umuntu uwo ari we wese iyo afite impamvu yo kukuvuma, arakuvuma ukavumika. Iyo ufite karande, umuntu uwo ari we wese arakuvuma ukavumika. Noneho rero umuvumo ubyara karande, plutôt ubyara inyatsi. Karande ibyara umuvumo, umuvumo ukabyara inyatsi. Noneho ahantu habereye habi, inyatsi itoruka mu ndogano, hakaza niva ku muvumo, noneho hakaba n'inyatsi ituruka mu mwifato w'umuntu. Uburyo umuntu asanzwe yifata nabyo bikamuteza inyatsi.
hakaba n'inyatsi ituruka muri capacity intellectuelle, urugero rw'imitekerereze y'umuntu. Kuko uburyo umuntu akemuramo ibibazo bimukura mu bindi cyangwa bikamushyira mu bindi. Ko hari nk'umuntu utaravuma, karande yacitse, ariko akaba afite ikigare yananiwe kwikuramo kimutera kurya ibye nabi. Nayo ikaba inyatsi, nayo ikaba ari inyatsi, ikaba suburozi, si karande, si n'uwamuvumye. We yitwara nabi, agenda mu kigare kitamuha kunguka ibyo afite, cyangwa se kunguka uburyo bwo kubikoresha, ahubwo kimurya ibyo afite. Ni hamwe Salomo yavuze ngo inshuti nyinshi zisenya urugo, kandi n'urugo ruzikenera, kandi n'urugo narwo rukenera inshuti. Ikindi kintu cy'inyatsi no gukora ibintu utateguye, juste ni ya capacité intellectuelle. Kuko iyo umuntu adakoresha ubwenge bwe, ukagenda urugero yiba wenda wavuze uti ngiye gukora ikintu iki n'iki, wenda kiri buhagarare bije amafaranga wenda 50,000, wamara gushyika hariya icyo ubonye kindi utari watekereje, kitari mu ntekerezo zawe, washyika wakibona ukagikora, amafaranga yibagiye ufite bije 50,000 wikanze ukoresheje 200,000. Iyo nayo rimwe rimwe gukora ibintu utateguye, utatekereje, nabyo ni bimwe mu nyatsi. Yes. Noneho inyatsi y'umuvumo rero, inyatsi y'umuvumo ikubuza gukorera ibyawe. Iyo ikubuza gukorera ibyawe, ikubuza gukora mu byawe, ikubuza gukora ibintu bikubyarira inyungu. Noneho inyatsi ya karande, inyatsi ya karande ikubuza kwishimira mu byo wagezeho. Kuko hari ikintu abantu bajya bagira ngo karande itubuza gutera imbere. Oya, hari n'abo yemerera gutera imbere ariko ntibanezererwe muri rya terambere ryabo, ntibagire ibyishimo by'iterambere. Ugasanga uri mu nzu nziza urarira, ufite urugo urarira, uri mu modokari uririramo, ufite ibiryo ntukibonye uburyo bwo kubirya. Ibyo byose ni ibintu duhuriza hamwe bikitwa karande mu buryo butatu: karande, inyatsi n'umuvumo. Yego. Ubwo uvuze ko hari inyatsi baroga. Inyatsi yo baroga yo irangwa n'iki? Inyatsi baroga ikurikirana umuntu utaba mu bihe by'amasengesho, cyangwa se uwasenze udakurikije amahame yo gusenga. Ko gusenga muri Afurika, mwihangane, abateolojiya benshi bajya bablaminga abigisha b'Abongereza mu mugabane w'Uburayi, ko i Burayi hari icyo twita prosperity gospel. N'abantu babwiriza, navuga gute, bagendera kuri business and mission. Ni ubutumwa bushobora gutunga nyirabwo. Yego. Sibyo? Noneho muri Afurika rero, sorry nze kubivuga gutyo, nicaye hagati y'abashumba ntibantera amabuye. Abantu bigishije abantu gukorera idini ntibabigisha gukorera Imana. Yego. Noneho iyo abantu bize gukorera idini ntibige gukorera Imana, basenga by'amahame n'imigenzo itegetswe. Ariko iyo abantu bize gukorera Imana bamenya gusenga mu buryo butatu. Ko umuntu usenga akwiriye gutanga igihe cye, akitanga nawe ubwe, agatanga n'ibyo afite. Rero umuntu ufite inyatsi y'indogano, iyo yasenze, icyo ni kimwe, agaha Imana igihe, Imana iramwitaba nayo ikamuha igihe. Iyo yasenze akiha Imana, Imana nayo ijya mu bye. Niyo yafashe ku byo nawe yungutse rero ituro akaritanga, Imana ikora mu byayo nawe ikamuha. Noneho rero ikigaragaza inyatsi y'indogano, d'abord iyo usenze ntikurwaho, ntabwo iyi nyatsi igikurwaho no gusenga, ikurwaho no gusenga by'amahame. Ntabwo ari ugusenga gusa, ko kwiyiriza ubusa ntabwo bibivura. Yes, ko umuntu usenga agasengesha imirimo, iyi nyatsi imuvaho. Ariko noneho ikimenyetso cy'inyatsi mbi y'indogano yo gatsindwa n'Uwiteka. Inyatsi mbi y'indogano usanga uri umuhanuzi, ariko waba uri gusenga ukajya kumva ngo umuntu nsengeye ngo yararimo abadayimoni ngo baramfashe, ngo nsengera hano. None se urinde wo gusohora dayimoni nawe ikagukubita, ikava muri uri ikaza muri wowe, nuko ugifite ubuturo bwayo. Sibyo? Ntabwo yabona aho itura utari ikibanza cyayo. Iteka ryose iyo dayimoni yakubahutse, ubu ugifite ubuturo bwayo, ubu ugifite ubuturo bwayo nyine, nawe uri icumbi ryayo. Noneho iyi nyatsi Mana ihoraho, iyi nyatsi
ituma umuntu ahora avuga ibintu ariko atagira ingaruka nziza y'ibyo avuga. Tugwiza amagambo tutagira ibikorwa, ugasanga umuntu ari kukubwira hashize he nari nkize nari imeze gutya, umuryango w'iwacu umeze gutya, ariko wowe nta na kimwe ushobora kugeraho tukureberaho, ugira ibigwi by'abandi, ugira ibigwi bya famiye. Turacyari kuri karande kunyatsi, kuri ya nyatsi y'indogano, kuko inyatsi y'indogano iguha ibigwi bitagira ishusho. Yego. Noneho umuntu ugenda ugira ibyo ugeraho ariko ntugire icyo ubibyaza, ntugire umusaruro. Ni hamwe tuvuga ngo biguca mu myanya y'intoki. Noneho ya nyatsi ituruka kuri karande yo hari igihe ikwima ibyishimo by'ibyo wagezeho cyangwa se ntitume ugira ibyo ugeraho. Muzasanga tugira abantu bakira ariko batazi kumanaginga umutungo wabo. Yego. Iyo ni karande iza gutera inyatsi. Iyo ni inyatsi ya karande ituma umuntu abura ibyo afite biturutse muri management ye, kuko mu muryango w'iwabo nta munyabwenge uvayo, nta muntu uzi ubwenge wigeze uhava. Iyo ntabwo ari inyatsi y'indogano, ni inyatsi ya karande. Yego, ikomoka mu muryango. Noneho ishobora no kureka umuntu akagira ibyo ageraho agakenyuka yarageze igihe cyo kubirya. Iyo ni inyatsi y'umuryango. Noneho icyo kintu urakivuze gihita kimpa urugero rumwe rwabayeho, ndetse navuga ko ni hafi hano. Umugabo yabayeho umuryango w'abakene, bose bari abakene. Bukeye aza kugira amahirwe, yikundanira, amenyana n'umukozi w'Imana umwe w'umubikira. Umubikira agiye gusaza, agiye gusubira iwabo mu kiruhuko cy'izabukuru, aramuraga, amuhereza ubukire. Umugabo arakora, arakira rwose, abantu bose barabona ko yakize. Ariko hageraga igihe cyo gushyira abantu mu byiciro by'ubudehe, akifuza icya mbere, agasaba kujya mu cyiciro cya mbere. Afite imodoka zirenze 2, afite amaduka, afite amasambu, afite ibiki. Bukeye hashize igihe mbese yakageze, yishima, yabanje kubura urubyaro. Bukeye abana arababona, abana bamaze kubabona, bageze igihe cyo kwiga, ubona ko ibintu byose byabaye byiza. Umugabo arapfuye. Akimara gupfa, uyu munsi famiye yiwe hagarutse ibyiciro, n'ubundi yajya mu cyakiri cya mbere yajyaga ajyamo ari umunyamafaranga, yajyaga yifuza kubamo. Rero uri kumva ko ni karande, inyatsi ikomoka kuri karande ndayumvisha, ishobora gutuma umuntu akenyuka. Yego. Agakenyuka ibyo yaruhiye byose atanabiriye. Icyo kintu kirumvikana. Noneho karande se yo, karande yo mu miryango, umuntu yabwirwa n'iki ko afite karande? Impamvu ubibajije wowe nuko ari ntayo. Ubundi ikintu cyose umuntu afite amenya ko akigira. Kandi ntabwo yihutira kukibaza. Impamvu wowe bitubajije nuko ari ntayo. Ariko uyu we ntiyabitubaza kuko arabizi kwihari. Sinshobora kubaza ngo mfite telefone ndayireba. Kandi telefone uyireba kandi nyifite. Ubana nayo. D'abord ahubwo no kugira ngo umuntu akiri karande nuko amenya ko ayigira. Nuko abanza akamenya ko ayifite. Uyu munsi ikintu gituma abantu batarimo kumenya ko barwaye, batarimo uburwayi bwabo butarimo gukira, nuko batarimo kwemera, nuko batemera ko barwaye, ariko barabizi ko barwaye, ariko barabizi ko indwara bayifite. Ariko hari karande nziza. Ntago sinzi niba tuyita karande. Ninavuga ngo hari karande nziza, wenda uzajya kubona ubone ari nk'umuryango uvukamwe abantu b'abanyabwenge. Ntago tuvuga mugira karande, uba ufite umugisha ahubwo. Uwo ni umunyamugisha, uwo ni umugisha wo mu muryango. Icyo nicyo nagira ngo mu ntandukanye. Karande nziza ni umugisha. Ni umugisha. Exactly. Ikinyuranyo cya karande ni umugisha. Ni nayo mpamvu tubwira abantu ngo nibaze tubaheshe umugisha. Ntabwo tubahesha karande. Ntabwo tubaha karande nziza. Ahubwo tubahesha umugisha. Kandi umugisha nawe urakurikirana niko bimeze. Nawe bimeze ubundi. Niyo mpamvu opposite ya karande ni umugisha, kubera ko karande iraranda. Ariko n'umugisha nawe ugakurikira. Nawe urakwiye. Kuko urabona nk'uburyo dushobora gufata aho hantu mwasobanure neza. Mu kanya mwambwiye yuko karande ikomoka ku gitambo kiba cyaratambwe kera na ba sogokuruza bacu.
uyu munsi uyu hari abantu bafite noneho umugisha nawo rwose ukabona atari uko bubaha Imana, atari uko basenga, ugasanga umuryango ise yari umutware, sekuru abameya, sekuruza abaguverineri, uyu munsi ni minisitiri, ukabona ni umuryango wagiye uranda gutyo. Abandi iwabo bari batunze inka nyinshi n'ibikingi, uyu munsi atunze amamodoka menshi, ababyaye nabo nibo bari kwiga za Harvard, abuzukuru be bari aha n'aha, mbese ukabona umuryango ni umunyamugisha. Icyo ndagihera hehe? Hari umusaza w'inshuti yanjye yari umudirekiteri w'ikigo cy'amashuri, ejo bundi yagiye mu kigo cy'izabukuru, nawe yigeze kumpereza inkuru. Yarambwiye ati bari bakiri mu mahanga, yari umwarimu yigisha ari kumwe na mugenzi we, noneho bagiye babona urugo umwana wese uje kwiga ku ishuri ahera mu wanda, yari umuhanga cyane. Noneho baza kubitekerezaho we na mugenzi we umusore, bavuga bati twazagiye gushaka icyororo muri uriya muryango. Noneho ngo abwira uwo mugenzi, aravuga ati abakobwa bahura bizi barize barakomeye baraturenze, ntaho twabahera ngo tubatete twebwe abarimu, nese uzabigenza ute? Ati numvishe ko hari uriyo utarigeze wiga na gakeya, utarakanagiye mu ishuri, watwawe n'inka wibereye mu nkiyo ngiyo, ngiye kujya kumusaba ntago bazamunyima za micyororo. Ati ndamuseka cyane, ngo aramuseka cyane, aravuga ati icyo cyororo uzakura ku muntu utarakaragiye mu ishuri ni cyororo nyabaki. None araje arambwira ati yaragiye ajya gushaka, ashaka uwo mukobwa atamuciye ubwiza, atamuciye amashuri, nta kiri kinamuciye, amuciye ko umuryango we wawo ukomokamo abanyabwenge, amushakaho icyororo. Arangije ngo abana babyaranye, ariko nk'urugero arambwira ati abana babyaranye nibo bari mu nzego zifata ibyemezo muri kino gihugu, nibo ba minisitiri, nibo ba generali, nibo ba depite, nibo bari muri izo nzego zikomeye. Ari inzego z'igisirikare babonamo abana be, za polisi babonamo abana be, iza kabineti harimo abana be, arabandondora simbavuza amazina kuko ari abo kubaha kandi uko watububaye. Araje aramwira ati njyewe wamusetse, umwana nabyaye ukomeye uwabashiye gukomera yabaye mwarimu nkanjye, atariko abandi bose atariko ngera umuryango wabo w'umugore aho nashatse nabo harokotse uwo mugore wanjye, abandi bose n'ubundi abana bakwije ba nyirarume n'abande bose. Ati nanjye ni wacu iyo karande y'ubusinzi nawe yaririye, abo nabyaye nuko bimeze. Ati rero nagiye gushaka icyororo muri uwo muryango, uwo muryango kutarukishijwe ariko yawushaka muri icyororo akawubona, ubwo uwo muryango ni umugisha cyangwa ni karande. hari ibintu abantu bita umugisha bitaraba byo, bitaraba umugisha, ko kuba umutware no kugira ubwenge ntabwo ari byo njye nita umugisha. Hambere aha turabizi ko mu Rwanda hari imiryango yabyaraga abatware, ikabyara abami, ikagira ibikomangoma, reka mbyite gutyo. Ariko twongere dusubire inyuma gatoya, ndahita nsubiza ngo biterwa n'imandwa y'iwabo. Ariko turebeye hano hanze ntabwo ibyo wabyita karande. Njyewe ndabyitayo kuko ntabwo ndi burebere hanze, ahubwo abo hanze turi kubarebera. Iyo rero niyo karande yitwa nziza. Ntabwo ndi bwemere ko ari nziza, ahubwo turabanza turebe iyo bageze ku ntebe bahagurutswayo n'iki, kuko hari karande iguherekeza ikagutumbagiza ikagushyitsa mu cyubahiro, noneho ikakuvana mu cyubahiro ikubita hasi kandi yakubita hasi n'ubura umutwe. kuko tuza abantu bajya bicara ku ntebe, noneho ikimenyimenyi aba bazicayeho bafite karande bo barabyumva kuruta abandi turi kuvuga, kuko hari abantu tureba mushumba tukagira ngo bicaye ku ntebe kandi bo bazikoreye, twe tukabona bicaye ku ntebe ariko bikoreye amakuba yo ku ntebe, tukabona bafite amafaranga ahubwo bikoreye umuruho wayo. Niyo yagiye mu muhanda ashobora kwikangareza umuhanda. Yes. Noneho twebwe twamureba tukagira ngo tukavuga tumugeze umugisha. Yes, hari ahantu rero aha bicaye harifuzwa, ariko si mu mbabarire mbabwire icyubahiro sigwe ni intebe yicayeho. Noneho uburyo nakita umugisha rero ni umutima habanye, umutima wo kunyurwa
cyangwa w'amahoro w'amahoro wo niwo nshaka umutima w'amahoro kuko hari umugabo wagize karande y'ikibembe ari generali cyane umugabo witwa Namani. Yes. Uretse no muri Bibiliya no mu Rwanda dufite abagabo bafite karande tuzi bafite ibibembe tuzi bakomeye bagenda bakagera hari icupa rigahita rimusohora aho yageze. Yego. Sibyo ibyo si ibanga ntabwo turi buze kubyita umugisha ubundi daboro umugisha ni iki ni ibyishimo ubonera ku ntebe ugezeho yaba iri hejuru yaba iri hasi ariko kandi nabwo uwo mugisha uturuka ku Mana noneho umwanya level titre cyangwa se poste umuntu afite ntabwo ari byo twebwe twita umugisha ntabwo ari byo ndibwita umugisha reka mvuge ngo uyu muntu wagiye ashaka umugore kugira ngo abyare abana b'abanyabwenge ntabwo ari umugisha ahubwo yagiye gushaka imbuto mutandukanye imbuto n'umugisha hari imbuto hakaba n'umugisha iyo wateye ibishyimbo usarura ibishyimbo rero hari umuryango ubyara abo bantu ko abajene babaho hari ubwenge budaturuka mu ishuri buvukanwa Imana yaremye bene uwo muntu rero ashobora kugira ubwenge iyo ahuye n'umugisha w'Imana abera benshi isoko ariko iyo afite ubwenge avukana atagira umugisha w'Imana ni bwabo umuntu bworeka imbaga nibo bakora ibisasu nibo bakora ibyorezo by'indwara ntabwo navuga ngo abo bantu ni abanyamugisha baracyafite karande ni uko iri upgrade ahubwo afite karande iri ku rwego rwo hejuru kuko iyo karande ntabwo irimbura abo gusa irarimbura imbaga yes irarimbura imbaga ugasanga anezezwa n'imbaraga zaritura aho yicaye reka tunemere ikindi uburanga bw'umukobwa umutwara ibwami ariko ubwenge bwe bwo bumugumisha hehe ibwami bwo bugumisha uburanga bushobora gutwara muri icyo cyubahiro ariko ubwenge bwawe nuko umaze kwashika wamara kwashika ugatangira kwiyambura ya karande ishobora kukoreka bigatuma bwa bwenge wagize bwo gusaba Imana bushobora kugumisha muri ya ntebe ariko mu gihe ujyanye uburanga gusa ukicara ngo nagize amahirwe nashitse ejo umuntu azasorwa kuri ya ntebe asorwa muri parlement asorwe n'ibindi asorwe n'abagore yego yasabanye kandi afite umudamu asorwe n'icupa yasinze asorwe na ruswa itangana n'umushahara iyo ni karande twebwe mu gihe yamaze gushikayo tureba ko ari umugisha yego ariko inyuma y'icyo twita umugisha hari karande yishe kuko yamuherekeje kuko karande ntabwo igaragarira amaso ya buri muntu wese ibonwa n'umuntu ufite andi maso atandukanye noneho uwo twe twareba yagiye yahawe imodoka arahembwa arishe twavuga turi wa muntu uriya muryango ni mwiza barashubijwe ariko isoza rye uyu munsi tuzi abantu benshi twitaga abanyamugisha ariko uyu munsi bagize amasoza mabi yego batakinyavugwa batanazwi naho bari kandi iyi karandira niyo mbi kuruta niyo mbi kuruta yayindi aho kugira ngo ndirire mu butayu aho kugira ndirire Kanani naririra mu butayu kuko mu butayu ubuzi ko Kanani uzava ariko Kanani hirya yaho nta kindi kizagoza nta kindi rwose ni bimwe bajya bavuga ngo aho kugira ngo ndirire ngo ku igare naririra muri Benz nge siko byemera kuko ku igare wibeshya ko Benz uyibonye waceceka ariko iyo waririye muri Benz wigira inama yo kwiyahura none sari ikindi gisubizo nta kindi gisubizo iyo uririye kuri moto uti ndamutse ngeze mu modoka nahora ariko nugera mu modoka ariko se mu modoka nyuma y'imodoka uratekereza ikindi kintu ni iki uravuga ngo ubuzima ntabwo garukiye ukumva n'ukwiyahura karande ndushaho kuyumva karande ndushijeho kuyumva rwose hari ibintu byinshi cyane twita umugisha hano hanze bitaraba umugisha kandi ababirimo aribo bakubwira ingaruka zabyo ngo hari umugabo w'umukire ni igitekerezo niba cyarabayeho simbizi ariko nagasomye ahantu ngo yari afite umuzamu we ngo bukeye aramuherekeza amutwara mu modoka amugeza iwe mu rugo ngo nageze iwe mu rugo ngabona umugore aje yirukanka aramuhobereye aramusomye arangije ahita anyaruka yirukanka no mu nzu azanye isahane y'ibijumba n'igikombe cy'amazi yo kunywa ati mugabo wanjye mwiza ndabizi wananiwe banza wice isari wice n'akanyota noneho wa mugabo uri ya modoka ye nziza y'igikoko ngo yitegereje
uburyo uwo mugabo umugore amwakiranye urugwiro, uburyo amuhobereye, uburyo agize gute, arangije araturika ararira. Amaje kure araza amuhaye isaha n'ibijuma n'igikombe cy'amazi. Araza aramubwira ati wambare tukagurana nkibera hano ukajya kubiwaho. Kubera yuko bya bindi yaratunze byose yarabitunganya amarira. Umugore yari yaramubereye umuzigo ku buryo yageraga iwe mu rugo induru zikavuga. Rero hari abantu benshi badukurikiranye dushobora kuba tureba tukagira ngo bari mu mugisha, nk'uko kuko mubivuze karandi imenywa n'uyifite. Imenywa mbo mu pastori, abantu bafite karandi bicaye ku ntebe z'icyubahiro barazibona, barazizi mbo ntawe ntunza agatoki, ariko ngiye hari n'uwo ndeba nkayimubonamo. Ukimubona gusa? Yego, hari umuntu ndeba nkayimubonamo, kuko hanze aha nawe akaba abizi se kayifite. Mana ihoraho, wenda ashobora kutamenya ngo niyo, ariko azi umubabaro nawe arabizi ko bamubwiye ngo afate ubuzima afite bw'imibereho ye y'umuntu we w'imbere, ngo ayiraga umwana we, arabizi ko atayimuha. Arabizi ko atayimuha. Niba ubuzima urimo, imibereho yawe yo muri wowe indani utayiraga umwana, ukaba wamuraga ibyo ufite by'inyuma abantu babona kubayeho, ni igisobanuro cy'uko wapfuye. Hariho ibyo ufite ariko wowe ntubaho. Niba rero wowe udahari, wowe wanyawe warapfuye, icyitwa umugisha ni umuzuko ubona rero, ukongera kubaho, ukaba no mu byo ufite. Yego, nico gukira karande. Yego, nicyo bita gukira karande. Nicyo bita gukira karande, kuko hari abantu dufite bagira ama etage batayararamo, cyangwa akaba n'umuturanyi w'umugore we, afite icyo cyumba n'undi afite icyo cyumba, nyamara barara mu gashamburete, babanye neza banezerewe. Hari abantu tubona bagira imodokari nyinshi mu rugo, kandi intego yo kuzigura ni ukugira ngo umugabo atazatwara umugore, n'umugore atazagendana n'umugabo, batazagenda mu modoka imwe. Ubirebeye nyuma akabona n'iterambere ry'imodoka nyinshi, kandi already ni divorce yabaye. Divorce yahereye mu byumba, ijya muri salo, irangije imanuka mu modoka, ihita ijya mu kazi, mu bigendere. None hari n'abantu tubona bakora tukagira ngo nakazi, kandi ari uburyo bwo guhunga umuryango, ari uguhunga urugo, agahita create business iri kure y'umuryango cyane. None twebwe twabireba tukabyita umugisha, ariko uyu nguyu birimo wowe udukurikiye urabizi neza ko atari umugisha. Uzi ko wahunze urugo, uzi ko hari ibintu uri guhunga byagushyizeho abantu bari kwifuza, kandi nawe wahagiye atariho ushaka kuba. Rero ahubwo n'ubuhunzi. Reka ngusabe imbabazi kubw'abifuje aho uri nawe atariho ushaka kuba, bibeshye nk'uko wibeshye nawe uva aho wagombaga kuba. Bose baribeshye. Rero niba bimeze bityo, ntabwo navuga ngo uwo ni umugisha, ahubwo icyitwa umugisha ni igihe ubyara umwana akaba ari ukukura mu ngoyi, akaba ari ukubohora. Kuko hari abantu babyaye abana basenga Imana, bamaze gusenga Imana irabwira ngo iwanyu haba ibicaniro, basubira inyuma barabisenya, basenya ibicaniro, haboneka umugisha uturutse mu kubohorwa guturuka mu maraso wa muntu yabyaye. None umugisha ni umuhanuzi uri mu gihugu wamenye gusenya ibicaniro byo mu gihugu, kugeza ubwo tubona imvura y'umugisha, tubona umwero w'umugisha. Rero umugisha ni igihe ubereye abandi umugisha, kandi umuntu w'umugisha ndagira ngo mabwire ngo ntimumwibeshyeho, kuko uburyohe bw'umugisha we ni wo uburya kuruta ikindi gihe. Kandi noneho ngaruke gatoya kuri karande yabo mu rusengero. Karande yabo mu rusengero ibaha amasezerano menshi, ariko ikababuza gutunga byinshi. Bahora bahanurirwa, bababwira ko amasezerano yabo ari hafi. Yego, ariko kugira ngo uzayakoze ibiganza byawe intoki zawe, biterwa n'iki? Indahiro y'isezerano ryabanje ihagarika isezerano rikurikira. Birasaba ko dusenya isezerano rya mbere, ari ry'abakurambere bagiranye n'izindi mana, kugira ngo irindi sezerano rize. Hari akantu Eliya yakoze ku musozi Karumeli. Yageze ku musozi Karumeli aravuga ngo sinubaka igicaniro cy'Imana yanjye gituranye n'ibya Bayali. Aravuga ngo nimubanze. Ikintu nshimiye Imana ni uko karanda ariyo yabanje.
ntabwo habanje umugisha ngo haheruke karande, habanje karande. Ubwo habanje karande rero umugisha nuzo uheruke. Sibyo Eli yarangije abonye babanje baratamba, aravuga ngo igihe cy'Imana yanjye kirageze, ni musenye. Hatagira n'umuntu tuzahurira i Karumeli azamutse kubera igicaniro cy'Imana ye gihari. Ni musenye namwe muhave muzi ko Imana yanyu itigeze yubaka hano. Muhave muzi ko nta nyubako ihagira. Muhavire rimwe. Haleluya. Muhavire rimwe hano muzi ngo hari igicaniro cy'Uwiteka, n'umuntu uzazamuka Karumeli azabaje ku gicaniro cy'Imana. Ibyanyu byose byasenye. Amaze kusenyesha igicaniro cya Bali akora iki? Yubatse igicaniro cy'Uwiteka, yubaka igicaniro cy'Uwiteka, arasana. Ntabwo yasenyesheje gusa ngarekere, ahubwo yarongeye asana igicaniro cy'Uwiteka ngo cyari cyarasenyutse kubera ibicaniro bya Bali. Arangije aragisana, amaze kugisana akora ibintu bibiri bikomeye, ngo arategeka ngo nimuvoma amazi intango 12 zingana n'amabuye 12 bingana n'imiryango ya Isirayeli 12 byose yabikoraga mu buhanuzi. Arangije asana icyo cyane. Imana imaze guhamagara Gideoni yamubwiye muki ngo asubira mu muryango w'iwabo, ajya gusenya igicani. Kwinjira mu rusengero ntabwo bihagije. Oya, kandi ntabwo zivuyeho. Kwinjira mu rusengero ntabwo bihagije, hari ikibura. Biragusaba iba winjiye mu rusengero ukagirwa amahirwe, banza usubize amaso inyuma ujye gusenya. Imana ishimwe. Numara kwisenya ufata umwanzuro. Amen. Ndafashijwe. Kandi nibutsa abantu badukurikiye, tujya tukunda kuvuga ngo turi ibyaremwe bishya. Exactly, ndabyemera. Turi ibyaremwe bishya, ariko Imana ihindura yahinduye iki? Ntabwo yahinduye uyu mubiri. Niyo mpamvu iyo duhinduwe bashya dusubira muri karitsiye abatuzi n'ubundi bakatumenya. Niba bakumenya ko umeze nka wa wundi, n'ubundi uracyafite isano yo muri wa muryango. Kuba icyaremwe gishya ni imbaraga zinduhawe zagufasha gusenya karande, ariko ntibigukuye muri karande. Kuko uyu mubiri mwambaye ntuzabona Imana, ntabwo uzabona Imana. Rero icyabaye icyaremwe gishya ni ubugingo muri wowe, nutabukoresha nk'intwaro ntuzakira. Icyo kora igihari tuzabona imigisha yo mu gakiza, tuyihabwa kubw'ubuntu mu gihe twihanye ibyaha, ariko indi migisha yo hanze muzayiririramo mu gihe mutasenye ibicaniro. Yego, urakoze cyane Pastor. Tugeze mu gihe kigana ku musozo, tumaje gusobanukirwa karande ndetse n'amoko atandukanye y'inyatsi. Ariko se inyatsi yakirite? Karande se yo tumaje kumva ko mbere byose ugomba kubanza kujya kuyisenyera, ariko mu buryo burambuye inyatsi ivurwa n'iki? Hari abantu benshi batanga imiti y'inyatsi, ukajya koroka rwose umuntu ari kuri radiyo ari kwamaza ati hano tuvura indwara zose, tuvura n'inyatsi, tuvura n'ibiki. Inyatsi ivurwa n'iki? Iriya miti y'inyatsi reka mbabwire ngo ishobora gukora, ariko muri ubu buryo ni nko kuruhuka kw'ikiruhuko, si ukurangiza imirimo. Hari ikiruhuko umuntu aruhuka yarangije imirimo, hari n'ikiruhuko umuntu ajya muri break, muri pause. Abo bantu bose bahawe imiti y'inyatsi ni pause barimo, bahawe pause. Ntabwo ari ikiruhuko cy'uko imirimo irangiye. None hari n'ikiruhuko cya gatatu cya pansiyo, cyo kuba ugeze igihe utagishoboye kongera gukora imirimo ivunanye, gukora ya mirimo ivunanye. Rero iwacu mu rugo higeze haza inzoka, noneho kuyica biratunanira. Fata ahantu ya nzoka yanyuraga, bashyiraho ikibuye kinini. Munsubize n'abadukurikiye, iyi nzoka ivuye mu rugo cyangwa ahubwo nyirindiyemo? Uyigumishijemo. Wa mwenge yazagamo, umwobo yanyuzemo imanuka nyireba ko yari inyuze hagati y'amabuye yarashashe, yinjira munsi. Ndayifata ndayifunga, mfunga n'inzoka irimo. Kandi inzoka ikiri mu rugo. Kandi noneho nirengagiza ko wa mwobo inyuzemo niyo yawucukuye. Iracukura n'ahandi, ihingukire hirya. Ni kimwe n'umuntu wagiye gufata imiti rero y'inyatsi. Watwikiriye aho wabonye inyuro, ariko inzira yari yiciriye
izaca n'isohokera ahandi. ni ukuvuga ngo we inyatsi yarijiye none uriya mutagiye gufata urindiye inyatsi mu nzu kandi noneho aho yaciye niyo yahishakiye, niyo yahishakiye, ifite n'ubushobozi bwo guca ahandi ndetse ahubwo henshi. Aba bantu bafata imiti y'inyatsi iyo batanze amaraso cyangwa barasaza baba bameze nk'abayimuye, bayikorera taransiferi, aba yikuyeho akayitaransifera, ariko iyo baguciye indasago bakaguhuye ugayikura akongera akayohereza ku bana. None se urumva nyine utasize amaraso? iyo utazi amaraso nta kintu, amaraso ni inkomoko. Wenda ntitwabonye umwanya wo kubivuga byose, impamvu umuntu arogwa n'impamvu umuntu arogeka. Ni abantu bo mu miryango y'iwacu basize y'amaraso, batanze amaraso. Exactly, ko uyu mwanya nta muntu waguhamagara adafite nimero de telefone yawe. None natwe ntibaturoga badafite isano yaho baca kugira ngo bagere kugira ngo bakugereho. Banyura mu muntu w'iwanyu ufite isano ariko yasize n'igihango. Noneho abo babaye irembo ryinjiza mu muryango, ariko bo barasohotse bashyizwe inyuma yabo. Ntabwo bakijijwe inyatsi, ahubwo batanze ibitambo bisimbura we. Noneho icyo nshaka kuvuga b'inyatsi ishirira, muri make atanze ingwate. Exactly, ni ingwate atanze. Ahantu hambere inyatsi ishirira ni ukumenya gukoresha neza ibyo wungutse mu buryo bw'inyungu y'Imana. Niba Bibiliya ivuga ngo 10 n'amaturo, ntabwo mu mbabarire nicaye hagati y'abashumba, hari abashumba bajya bababeshya ngo 10 gituma ukubirwe kabiri ibyo watanze. Ntabwo ari byo, gihesha amahoro ibisigaye. Mbere muri makeya 10 ni nk'uburinzi. Exactly, burinda ibyo usigaranye bikaguhesha amahoro, noneho bigatuma ugomororerwa. Ni umugisha wo mu ijuru. Uyu mugisha wo mu ijuru Bibiliya yavuze ngo ngomorora imigisha yo mu ijuru, ntabwo ari yo mu isi. Ko Bibiliya iravuga ngo isi n'ibiyuzuye ni iby'Uwiteka, ariko umuntu utanze iri turo ntabwo ahabwa umugisha wo mu isi, agomororerwa umugisha wo mu ijuru ari mu isi. Umugisha wo mu ijuru ari mu isi rero ni uguhirwa hagati y'abatamwifuriza amahirwe, ni ukugira amahoro hagati y'amatamushakira amahoro, ni ukuba umutsinzi hagati y'abanyentambara. Ni umugisha wo mu ijuru uri personality utabonerwa ahandi. Ako kagashaka kugira ngo ugire ugashumangire cyane, kavuga ngo 10 ni umugisha ugutera kurinda, urinda ibyawe ibisigaye. Ntabwo ari ikintu, ntabwo mbe ukwisha mu bindi bintu bidasanzwe, ahubwo urinda ibisigaye. Nawe byumve, tubaye twicaye tugasangira fanta, sibyo? Umuntu yanyiba amafaranga mureba kandi twasangiye n'Imana. Rero iyo utanze 10 uba usangiye n'Imana, ntabwo wibwire, ntabwo wibwire. Rero hakaba n'ituro. Ituro ni imbuto yo mu byo ufite izana jiste iyo ubibiye uba witeguye gusarura. Abantu mufite inyatsi mwige gukora hazima, mwige gutura, mwige kubiba mu mirima mizima. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo ituro ry'umuntu rimuhesha inzira, ikamugeza imbere y'abakomeye. Ni ituro. Ikibabaje ni uko twebwe turizana turyita irya mutima ukunze, turyita 10, turyita iry'ishimwe. Ntabwo ufata ituro ngo ubwire Imana ngo ndarituye weze ibyanjye. Kutongera ituro murabyemerewe, rifata uritange ubwire Imana ngo ndatanze nawe ma. Kera kabaterekeraga batongeraga. Urajya kera vuga ngo baterekera ko batongera, nawe fata icyawe ugitongere mbere yo kugitanga. Urumva, ugitongere ku kintu wifuza, uvuga ngo nazira ituro kuko nyene inyatsi y'indogano ikizwa n'ituro watuye ukaritongera. Ikizwa n'ituro. Inyatsi y'indogano ikizwa n'ituro. Icya kabiri, inyatsi ya karande ikizwa n'ituro, kuko nta karande ikomezwa idakomejwe n'ituro. Baratamba, baratura, ndetse nabo ubwabo baritanga. Nawe wihaye Yesu,
tura wongere utambe. Igitambo twaragitambiwe ni Kristo, ntituje kubasaba ibindi bitambo. Ibindi byitwa ibitambo ni amaturo yo kwihumanura. Yesu yayategetse ababemera ababwira ngo mugende mwiyereke umutambyi, mutange n'ituro ryo kwihumanura, ngo kugira ngo bibere ikimenyetso kibahamiriza ko mukiza. Urumva ni Yesu arabakijije abatuma no gutanga ituro. Sinzi rero barikuraho none barijyana noneho indi nyatsi, iyo nyatsi ya karande ikizwa n'ituro, inyatsi y'indogano ikizwa n'ituro, nawe ukitanga kugira ngo utaboneka muri cya gikundi cy'abahora bitanga mu zindi mana. Noneho inyatsi rero uterwa na bwa bwenge twavuze. Gisha inama abakora ibyo ushaka gukora. iyo ngikizwa no kuganira saba inama cyangwa kujya mu ishuri cyangwa ugende wiga usaba amahugurwa ugende usaba amahugurwa ibyo nabyo bikiza inyatsi ya capacité intellectuelle kuko ibyo wiga byagura ubwenge bwawe. Noneho hakaba na ya nyatsi y'imyitwarire. Hindura ikigare ugenderamo. Iyo ikigare cyawe kigukonsoma kireke kivemo kivamo uzabutanye. Hari umuntu mu minsi yashize wampamagaye arambwira ngo ni musengera. Ndabandi ndagusengera ibiki? Hambwa ati mfite inyatsi ndakora singira ikintu na kimwe ngeraho. Mbwira amateka yawe. Arambwira ati nkorera amafaranga nayakorera yose agahita yoka. Ndamubaza ntumwe inzoga ati ndazima. Ndamubaza nti ese akora ku makamyo. Kukora ku makamyo ukajya isafari ujya iyo bibaye ngombwa ntushobora no gusambana. Turabyumva umuntu w'umugabo umaze nk'ukwezi mu nzira ibyo hari igihe bibaho. Ndabubwa ntiri nyatsi yanjye baranatangaje ngo urabyumva nkaho biba birobrigatoire kuba. Ndabubwa ni wowe banzureka izo nzoga. Banzureka abo bagore. Ni wamara kubareka uzagira gute inyatsi zagenda. Icyashimishiye nyuma y'igihe gito. Ibyo bintu niba yarabiretse ashobora kuba yarabigabanyije. Yaramagara ambwa ati mushumba inama wangiriye zarakoze. Ubu noneho ndabona iterambere ritangiye kugera mu rugo rwanjye. Amen. Undi yari umukristo. Amaraje aramagara ambwira ati mfite ikibazo cy'inyatsi. Ambwira amafaranga akora asanga ni menshi cyane. Arambwira ati tekeza kuba nkora amafaranga hano mu gihugu cy'u Rwanda ari hejuru y'500. Nkaba ntagira inzu yitwa iyanjye. Nkaba ntagira imodoka yitwa iyanjye. Nkaba ntagira ugeze no muri quartier ntahamwe nkodeshamwo warira. Ati rero ngira inama ati amafaranga njya kuyafata yagera mu rugo ntaburi kibazo gita kiza kiremereye kiyatwara. Iyo umwana atarwaye umugore aba yarwaye, iyo bitabaye ibyo ngibyo ntaburi ikintu minerivare y'abana bayagezeho kwishyura, ntaburi ikintu na kimwe kiza kiri butware amafaranga. Ndamubwira nti rero reka kugira inama. Arambwira urakijwe ati ndakijwe. Urasenga ndasenga. Ndamubwira nti igayo amafaranga yawe kuyasangira n'abatayafite. Ni wahembwa wibuke mugenzi wawe ukennye uri buhereze ya mafaranga niba n'igihumbi umuhaye akagenda avuga ati Imana iguhereza umugisha. Yego. Kuko haraho umukuye akavuga ati Imana iguhereza umugisha abana banjye bararamutse igihe bari baburaye. Ati ibyo uvuga amafaranga urayafata ukagenda ukashaka abantu mungana ukabasengerera cyangwa umuntu akabaza kuyakuguza utayamwima ukayamuha. Ati ibyo ngibyo uyahaye umugurije uziko newe ejo azayagura. Tariko niba ufashe amafaranga yawe ukayajyana ukayafashisha umukene wa wundi uri busigara kubwa ati Imana iguhereza umugisha. Ugafata amafaranga ukayabara neza ukayatangamo 10 n'ituro mu rusengero ariko udatanze ayo kugukenesha. Ayo kugukenesha 10 kirabarika cyayo winjije ndetse n'ituro ntago bisaba umubare mwinshi cyane. Ariko mbere yo kuritanga banza urisengere. Atari bya bindi ujya kuva mu rugo ukavuga ngo ituro ni umuhango. N'ufite ya 5 ukabanza ugaca kuri botike kuvunjisha.
kugira ngo uze kubona ibyo utamuzi yuko ni umuhango wo kuvuga ngo isaha niyajya gutanga amaturo uri bumbone ntahagurutse arabivugaho iki kandi abizi ko ndi umukozi. Ahubwo wowe ntuzajyane ituro mu rusengero, uzajya ubanza urisengere, uritongera ibyo ushaka, uritongera ibikubabaje, uvuga uti Imana waravuze ngo nitukugerageje icya 10 n'amaturo, ndakugerageje ndengera muri ibi n'ibi n'ibi. Ibyo ngibyo ni wabikora bigira ndavuga nti byageze amezi 6. Nyuma y'amezi 6 uzamamagare. Icyashimishije nyuma y'amezi 6 yahamagara arambwira ati ubu ngubu ikibazo narakiguze, namaje no kwaka inguzanyo muri banke, inzigeza mu madirishya. Amen. Tuzazoresha umugisha ikibanza cyanjye. Kuko nyine namubwiye nti ntuzongere kwamagara amezi 6 adashize. Ibyo ntubwiye bikora amezi 6 niwabikora neza. Nyuma y'amezi 6 uzamamagara umwe ngo byaranze cyangwa byarakunze. Rero umuti w'inyatsi uva mu gutanga. Yego. Uva mu gutanga rwose. Ngo muri biravuga ngo utanga anyanyagiza arushaho kunguka. Hari utanga kwiragiza Yego. nyuma akarushaho kunguka. Yego. Ibyo ni mu migani ibice 12:24. Hari utanga kwiragiza nyuma akarushaho kunguka, ariko hari Imana mirezurire iyo mutera ubukene gusa. Nabyo mutera umukene gusa. Rero tugana ku musozo, bashumba mwagira inama ki abantu bagihura n'izo staragozi? Wenda pastor wenda tutashika ku musozo gatoya, hari ukuntu tubonye ya inyatsi, ikivura inyatsi, ariko reka twibaze mbere ko dushika ku musozo, karande yo ivurwa n'iki? ivurwa n'iki, kugira ngo abantu be gusobanukirwa uburyo inyatsi yakira, ariko ntibamenye uburyo karande yo yakira. Ese karande yo yakizwa n'iki? Ninjye mubajije. Abo twabonye igitambo kiruta ibindi bitambo byose byatanzwe, igitambo cya Kristo Yesu. Ubwo icyo nicyo cya mbere kibohora amaraso yacu mu gihe twemeye kuyatandukanya. Yego. Mu gihe twemeye kuyatandukanya n'andi maraso yabohanwe nayo. Hanyuma ikindi cya kabiri, karande iri mu buryo bwinshi, juste kuko twibanze ku nyatsi twagiye tubinyura hejuru. Sinzi uwo turi kubwira karande yakizwa n'iki, iyo ariyo sinzi iyo ariyo afite. Kuko ari abantu bagira karande y'ubusambanyi, hari abantu bagira karande y'ubwicanyi, y'ubusinzi, karande y'ubujura, hari abantu bafite karande y'amarira. Byose bikazana ingaruka yitwa umuvumo. Bikazana ingaruka yitwa umuvumo, ariyo bya bikorwa bagiye bakora bigenda bibazanira, reka mbyite umusaruro w'ibyo bakora. Iyo ni karande. Rero biragoye guhita mvuga ngo yakizwa n'iki, yakizwa n'iki, ariko kimwe muri byo, kimwe mu bintu bishobora kugukiza karande, d'abord nanone ugomba gutandukana n'ikigare. Kabiri, kuko karande iyo umuntu akora icyaha aba ameze nk'uri kuyongerera ranka. Kugira ngo umuntu atsinde karande, bwa mbere banza usohoke mu cyaha, kuko cya cyaha uri gukora ni nk'aho ari cyo kintu kigaragaza uwo uri we muri wa muryango watanzwemo. Kuko niba uri gusambana iwanyu mugira karande y'ubusambanyi, birumvikana ko umeze nk'umuntu ukiri gushyira mu bikorwa ibya yandahiro. Yego. Biragusaba kwatura icyo cyaha ukivuze mu izina, kandi ukacyaturira umuntu wasizwe. Yego. Akakurambikaho ibiganza. Iyo amaze kukurambikaho ibiganza, ukora ikindi cyo kumwumvira bitewe n'uburyo agusengeye cyangwa yerekwa rije. Ko hari karande dusanga abantu bagira nayo ituruka ku ndogano. Ko hari karande bakuroga, murabizi ko hari abantu batwarwa imyenda y'imbere, bagatwara umusatsi, bagatwara amafoto, bakaroga ku mubiri. Hari karande ikurwaho no gusigwa. Yego. Bagusiga amavuta, pana kubambura ubusa, bakabasigaho badelivera bimwe bavuga ngo umubiri ku mubiri. Ntago ari ibyo, kuko umuntu wagukoreye deliverance ashobora no gusengera amavuta akayaguhuka yisiga. Icyo yatuye kuri ayo mavuta nicyo gikora, kuko amavuta amaziki aguhindura umutware hejuru y'ibyagutwaraga. Ba bimeze nko kwimikwa, uhawe indi ntera, ubaye igisonga ugiye kuyobora ibyakuyoboraga. Rero hari na karande umuntu ashobora kugira, niba ari iyo kutabyara, dushobora gusengera amazi
warangiza ukayanywa cyangwa se tugasengera n'ibyo wari uri kurya. Hari n'uwasengera umunyu, biterwa n'uko ayobowe n'Imana, noneho ukawurya ukaba wabyara. Ari karande y'indwara. Bishobora kuba ngombwa ko umuntu ashobora kuza akakubwira ati ngwino tugusengere muri ubu buryo. Karande ikizwa mu buryo bwinshi bitewe n'iyo ufite. Kuko muri Yesaya haravuga ngo uwo munsi umutwaro baguhekeshaga uzakurwaho kuva ku bitugu, kandi uzakurwa no ku buretwa washyizweho, ukuweho no gusigwa. Uburetwa buzakurwaho no gusigwa. Rero ubwo buretwa niyo karande. Yes, na Zaburi irabivuga ngo menye ko ni bene Kora babivuze muri 84 ngo uzakiza uwo wasize. Umuntu rero wasizwe n'Imana arakira, kandi mwubaha ibiganza by'abakozi b'Imana, kuko nta mana, ndabibabwiza ukuri, nta mana izigera iva mu ijuru ngo ize mu isi. No ku munsi w'impanda Imana ntizagera mu isi. Muririmbyi yaravuze ngo impanda zizavugira mu ijuru, natwe tuzamuke. Rero Imana yo mu isi naba Imana yahamagaye. Utarubaha abantu Imana yahamagaye ntuzigera ukira imiruho yo mu isi. Ntabwo bizashoboka. Ese wasuzugura ambasaderi w'igihugu avuga ngo urubaha igihugu? Ntabwo bishoboka. Kandi usuzugura ambasaderi ntabwo bibaho. Rero karandikira mu buryo bwinshi utewe n'iyo ufite. Habaho nimero, bamujye muhamagara abakozi b'Imana babagira inama, ariko kandi nabwo mutoranyirizwe n'Imana nyine bo mukuriye guhamagara, kuko bose ntabwo ari n'umuntu ugukiza karanda ayifite, kuko ahubwo hari n'umuntu ukubwira ngo aragukiza karanda ahubwo akayigutera. nawe ubwo ari karanda ahubwo nawe ubwo ari ariko kandi mukwiriye no gukoresha ubwenge butekereza. Sinzi uburyo waza gukira karanda yo gusambanya umuntu akakubwira ngo banza uryame dusambane, kandi waje gukira iyo gusambana. Ni ukuvuga ngo uje ufite ukuguru kumwe umubwira ngo nshaka ukwa kabiri n'ugusigaye akagura. Ntabwo aba aguhaye rero uburyo bwo kugenda. Namwe mukoresha ubwenge butekereza, kandi umwuka w'Imana uherekeje ibi tuvuze azaba muri mwe mugwiza ubwenge cyane. Rero ikira mu buryo butandukanye bitewe n'iyo ufite. Yego. Murakoze cyane. Ubundi karande ikurwaho n'ibiganza by'abatambyi. Yego. Abasigiwe uwo murimo bashobora kugusengera ugakira, ariko nanone atansiyo, nta karande igiva ku muntu utatuye, kuko no kukujyaho iba yarazanywe n'ituro bagutangiye. Yego. Oringa mwabyanga mwabyemera. Niba umupfuma gutuma ituro, inkoko y'ibara rimwe, akagutuma inkoko, akagutuma inka, akagutuma iki, kuko iyo wabashywe n'amaboko, akagutuma amafaranga kuyatura muri cya giseke, muri cya kibo. Ndababwiza ukuri ko umuntu wabashywe n'amaboko amaguru ntiyamubohora, urabohorwa n'andi maboko. Rero uko muyobowe n'umwuka w'Imana, ibi ngibi abakirisitu bihaye ngo Imana ngo ntiyashimye, ari uwigeza abibwira umuntu umwe ngo Imana ngo ntiyishimire ibitambo n'amaturo. Ibyo itishimiye ni iby'ibiganza byari bihumanye byanduye. Itishimira ni ituro riva mu biganza byanduye. Iyo itishimira ibitambo ntiyari gutamba Yesu. Yitishimira ntabwo ajya gutegeka muramu natanga ngo natanga ngo ntiwabi, niba Bibiri ivuze ngo ntiwabishimye, byari iby'abagabo. Yitishimira ituro ntabwo yajya kugaha ituro rya Kayini, ishimi rya Abeli. Tunagarutse no mu isezerano rishya, Yesu yaravuze ngo dore ubarushije gutura nguye. Kuki yashimye amaturo? Bongere bagaruke. Hari abakene biriwe bashaka Yesu, barabyigana, bamwe ntibagira amahirwe yo kumubona. Umugabo umwe yurira igiti, akiri mu giti hejuru, Zakayo. Yesu aramubwira ngo manuka. Zakayo aramubwira ati hari ikintu ndi bukore, ndi umunyazi, ndi umugome, naranyaze, ariko abo nambuye ndabasubiza ibyawe mbikubye kangahe. Ndetse kane. Mbikubye kane. None ndafasha n'abakene ndabafasha. Ibyo bituma Yesu avuga ngo ndarari iwawe. Itegeko aho ngo ku icumbi yahereye. Yego. Arifatira kwa kubera ituro. Rero iba abantu baba bigira, musome Bibiliya, mumbwire urugo Yesu yigeze araramo rutari urw'umunyamirimo. Mumbwize ukuri. Hari umugabo Yesu yaraje, Yesu ananiwe, aravuga ngo tujyane mu rugo. Yesu aramubwira ati oya. Baramwegera baramubwira ngo niwe watwubakiye isinagogi. Aravuga ati niba ari we tujye kuruhukirayo. Abantu bajye bagira ubwenge, niba ari we waryubatse tujye kuruhukirayo. Yego. Ariko kubera iki? Imirimo
mwibuke mu isezerano rishya ni iki cyatumye Tabita azuka? imirimo ni imirimo. ni imirimo. twongere duhuze tujye kwa Ezekiyeli. Yego, Imana imaze gutegeka Yesaya aramubwira ngo genda utegeke mubwire ko apfuye ngo ahindukire ivure yibutse Uwiteka imirimo ye. none rero mwe musengesha amagambo mukibagirwa imirimo, namwe igice cy'imirimo kiba kiboshye, amagambo akabohoka, mukabona ibyo niyo mubwira mpamvu Imana. kwitana n'umuntu uhari ugasanga afite amagambo n'intyoza azi kuvuga ariko wakurikiye inyuma ugasanga inyuma araziritse. nta mirimo. Murakoze, Yesu abahe umugisha. Tubashimiye kuba mwabashije kudukurikirana. Mwari muri kumwe nanjye Pasiteri Hakizimana Dia Eugene, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Aniseti niyo mugabo. Imana ibahe umugisha. hamwe na Pastor Fred Sabiti. Imana yagiriye neza. Shalom shalom, turabakunda cyane, muhahe muronke. Ijwi ry'umukanguzi.